Ndashuje cyane nk'uko bisanzwe amazina ni Landirock. Muri video ziherutse twakoze video yo guhuza telefone ebyiri, ukaba niba umuntu akubuze kuri telefone imwe akakubona ku yindi, ariko bagiye bagira comment bashyiraho barabaza bati ese noneho niba ubonye ko tuvuga inshuti yawe guca inyuma cyangwa se hari ibiganiro ijyana n'inshuti zindi, ese birashoboka ko wamenya ibiganiro bagirana kuri telefone? Reka tuvuge ko umusore bita Kanyandekwe akunda umukobwa bita Roza, ariko umwe muri bo aryarya undi, ni urugero. Ariko umwe muri bo yifuza kumenya ngo ese ni bande bavugana kuri telefone, bagirana ibihe biganiro? Dore uko bigenda rero niba ushaka kumviriza, ariko umenye neza ko kumviriza ni amakosa. Mugenzi wawe aramutse abimenye ko umwumviriza murashwana, ubwo rero ni ukubikora witonze. Reka tuvuge ko ujya ubona umwanya uhagije wo gufata telefone y'umukunzi wawe, ariko ujya ugira urwikekwe ko ashobora kuba wenda se hari ibindi biganiro agirana n'abandi basore cyangwa se izindi nkumi, none urifuza kumenya ibyo baganira kuri telefone. Dore uko bigenda, turakenera application, birakenera ko uraba ufite Gmail account, so tujye kuri Play Store hamwe dukura application, ngira ngo turahazi twese. Nurangiza wandikemo application bita RMC Android Call Recorder. Yego, urakenera iyi application uyandikemo muri search, nurangiza ukore install. Yego, dutegereze ibe installed. Ibi turi gukora tubikorera kuri telefone y'umuntu dushaka kujya twumva ibiganiro bye. Reka tuvuge ko njyewe ndi umusore nkaba nshaka kumenya ibivugirwa muri telefone y'umukobwa nkunda. Ndafata telefone ye hanyuma nshyiremo iyi application, downloading nyishyiremo nyinstall, hanyuma noneho dukurikize step by step y'ibyo ngiye kuba nkubwira, utava kuri kamera, hanyuma tubashe kuba nyine twamenya iri somo uko rigenda. Urabona application imaze kurangira, reka dukurikizeho ibindi. Urabona ko application yamaze kuba installed, reka turebe ko kuri desktop yamaze kuhagera. Dusubire inyuma hasi turebe. Application yahageze, dore ngiyi. Ngiyi hano, iyi niyo yamaze kuba installed. So turayikandamo. Twibukiranye neza ko ibi tubikora muri telefone y'umuntu dushaka kujya tumenya ibiganiro agirana n'abandi bantu. So hanyuma nugera hano umara kuyifungura, hano handitse ngo allow, urakora allow. Yego, kore allow, ukirikeho. So record my call, allow. So allow recorder, allow also. So tayari. So niturangiza uraza hano kuri important ni ukuyihuza na cloud backup cyangwa se kuyihuza na Google Drive. So urayihuza na Google Drive. Yego, Google Drive. So wana important ahangaha hejuru aha rwose ukandemo, tugiye kuyihuza na Google. Yego, dukandemo hano. Nidukandamo hano hari amasetting tujyamo. Tujye hano muri rename ni ukurinaminga amakuru azajya avugana n'umuntu. So naha turahavivura kugira ngo hajye hagaragara izina na nimero n'igihe bahamagaranye. Yego, niturangiza dusubire inyuma tuze n'ubundi mu 30 hejuru, tujye noneho muri setting. Yego, tujye muri iyi setting tugire ibintu twemezamo. Muri setting turazamo recording interface, hazemo storage na security. Okay, hanyuma turaza muri security. Muri security ni ugushyiramo password.
password ya folder izajya irimo record, tukayihisha, dushyiremo wenda se imibare 4, iyi confirming, hanyuma automatically lock ijye ihita yifunga akimara kuvugana n'umuntu, iyo folder yagiyemo record ijye ihita yifunga. Okay, dusubire inyuma gatoya, dusubire hejuru muri setting, yego. Hanyuma tugiye guhuza telefone ye na email yanjye, yego. Ugiye guhuza telefone y'umukunzi wawe na email yawe. So tugiye kujya hano muri synchronize Google Drive, aha ngaha tugiye kubihuza. Kandamo hano, mbere yo gukanda hano banza ukanda aha, dushyiremo account yacu. Ugiye gushyiramo account yawe, yego. Ukande connect account. Aha rero ugiye gushyiramo account yawe, sibyo? Ugiye gukanda hano add account, yego. Kuri add account, hanyuma uhita ushyiramo account yawe, yego. Ukande OK. So uyandikemo, hano urahita wandikamo Gmail account yawe, hanyuma ukore next, ushyiremo password yawe, ukore next, ukore agree, irasynchronizinga kugira ngo ihuze telefone na drive. So urabona ko birarangiye, finish. So hano kuri application ziri bufunguke, turahitamo application turi restoring, uraza uhitemo drive, hano Google Drive, hanyuma ukore restore. Hano baradusaba gushyiramo ya code twitwajemo cyagiye kare. Okay. So urabona ko izakubwira ngo allow record my call to access your contacts. Urakora allow, hanyuma isynchronizing igende ihite yandikamo ya folder yitwa my record. So nimara kurangira, urabona ko hejuru hano handitse ngo connect, ahangaha handitseho ngo Google Drive account connected, bishatse kuvuga ngo wamaze kubihuza neza, yego. So noneho ubwo dushobora kuvivura hano, aha tukahemeza, aha. Noneho hano urahavivura, yego. Urangiza uvivure n'aha ngaha kugira ngo nyine ya marikodi ajye ahita ajya kuri ya Gmail account yawe, kugira ngo uzifashishe telefone yawe usanzwe utunze, ubashe kujya muri drive ubone za record wa mukobwa agirana n'inshuti ze, cyangwa se reka mbyite ba bandi akubeshya ko adakunda. Okay, sibyo? Noneho dusubire inyuma hano hejuru, nimvuga gusubira inyuma ubwo mba ndi gukanda hano, aha nimba ndi gukanda niho ndi kwita gusubira inyuma, sibyo? So ubu rero tumaze kuyihuza na Google, ngira ngo hano twahakanze turahavivura, turahahuza nyine kugira ngo nimero n'amazina n'igihe yahamagaranye n'abantu bibashe kugaragara, sibyo? Niturangiza, ndumva aha ngaha nta gisigaye, ahubwo tugiye guhisha application.
urumva niba tugiye kujya durikodinga ibyo avuganye n'abantu, ashobora kujya kuri desktop akabona application akagira urwikekwe akavuga ati application yaje wita, sibyo? Yabimenya nyine mugashwana. So tugiye guhisha application rero. Application mu kuyihisha ngira ngo urabona application turayifite hano kuri desktop, sibyo se? Dore ngiyi hano. Ngiyi hano application kuri desktop turayifite ngiyi hano. Turashaka rero kuyihisha ive kuri desktop, sibyo? Ihite yigendera. Aha. Kuyihisha rero ni ukujyamo, ni ukujya muri application, sibyo? Ukaza ugakanda hano kuri security, sibyo? Aha. Ugakandamo, ugahita uza hano password, ugashyiraho password. Ugashyiraho imibare 4, ukemeza, ukongera ukayishyiramo indi nshuro ikaba yagiyeho. Hanyuma hano ahantu handitse ngo aha. Aha niho tuyihishira. Uramutse uvivuye aha muri kano kazeru ugakandamo bihita byemera, sibyo? Uramutse ukanze hano application ihita iva kuri desktop. Okay, turaza kubikanya gatoya urebe. Iraza guhita ihava. Noneho tugiye ngiye kubereka ahantu amarikodi ahita ajya. Amarikodi ahita ajya. Urabona aya ni amarikodi y'abantu twaraye tuvuganye cyangwa se twavuganye. So buriya yamaze kujya muri system imbere. Reka mbumvishemo wenda. Wenda ngireyo mbumvisha. Mbumvishe imwe. Umva nk'iyi. Iyi ni record. Reka mbumvishe wenda n'iyo wampamagaye. Wampamagaza uko ibiriho kano gafresh kagaragaza ko ari incoming call. Makuru kisa. Wamvugishije nkamwe mwadatuza. Sawa none. So urumva izi ni record ziri muri application. Ndaje mbereke ko amaze kujya no kuri account ya Gmail account twamaze kuzuzamo cyagiye. Aha. Dusubire inyuma kuri desktop. Tujye kureba muri drive. Muri drive ngira ngo ni hahandi nyine dubika ibintu byacu online. Kandamo ya marikodi yamaze kwijyanamo. So nujya muri application urahita usangamo ngiyi hano folder yamaze kwikora. Ngiyi folder yijyanye online kuri drive. Ubu aha ngaha niho harimo za record wa mukobwa yagiranye n'aba basore. Nukandamo hano kandi ni telefone yanjye iri kubikoreraho, ariko deja birahita bijya muri telefone yanjye kuko namaze kubihuza. Dore ngaya amarikodi. Nuramuka ukanzemo ngaya wayakandamo ukabasha kuba wayumva. Wamvugishije nkamwe mwadatuza. Sawa none. Va neza ko ngaya amajwi amaze kujya muri system. Murabizi ntago ndora gusa nabakorera video ngo mbatuburire mbakorera ibintu by'ubwenge. Noneho reka dusubire hano tugiye guhisha application kugira ngo tuyikure kuri telefone ye. Twibukiranye ko ibingibi tubikorera kuri telefone iyo dushaka guhakinga cyangwa se iyo dushaka kujya twumva ibiganiro agirana n'inshuti ze mu gihe atubeshya ko twebwe akunda gusa. So ndasubira muri application, hanyuma njye muri setting, yego, hanyuma njye muri security, nindangiza ahandi mavivure hano. Ni mavivura application ndabanyishe buriya nijya kuri desktop ntawe ndi busangeho. So ntabwo azamenya rero ko tumuri coding. Mubona ko igihari ubaraje bahita bayihisha. Okay, iragiye ngira ngo murayibonye application yisi igenda. So ariko nitujya muri application
turayisangamo, tujye muri application muri setting, yego, tujye muri setting, duhite tujya muri notification and application, ibyo byose turasanga muri application ikiri muri system, ikiri muri telefone yacu. So tujye hano dukande muri all app, turayisangamo. Okay, twayigezeho. Urabona ngiyi application yacu iri muri telefone yacu mo imbere, ariko ntabwo wayibona kuri desktop. Urabona irimo, ariko ugiye hano hanze ntabwo wayibona. So ubwo rero ntabwo yamenya ko tumuri coding. Mwakoze cyane rero, birarangiye, ariko nasoza mbagira inama yo kutari coding inshuti zanyu, kuko ziramutse zibimenye nyine mwahita mushwana. So ni byiza rero n'ubundi ko mumenya uburyo ki mukoresha iyi application, cyangwa se uburyo ki iri somo muribyaza umusaruro kugira ngo mudahungabanya imibanire myiza mwari mufitanye. Murakoze cyane, ciao ciao, tuzasubira ubutaha. Murebe neza ko mwakoze subscribe, nimusanga mwarayikoze ubwo aba ari tayari, abatarayikoze nimugende mudakanzeho ngo hahinduke umukara. So ciao ciao, another day.